Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'ijana na 80. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Data wera, Data uri mu ijuru, turagushimiye iki gitondo kandi turaguhimbaje. Turavuze ngo izina ryawe ryubahwe, turavuga ngo ubwami bwawe buze. Haleluya. Kandi turavuga ngo ibyo ushaka aba ari byo bibaho mu isi, ndetse bitubeho nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu KRISTO turasenga cyane tukwinginga ngo Data wera, Mwuka wera namanukiye gufungura amatwi yacu, afungura amaso yacu, afungura imitima yacu, kugira ngo tukumve kandi duhindurwe n'imiburo yawe, kugira ngo ijambo uteramo uyu munsi ryere imbuto. Turakuramo Mwami Imana kutizera kose, kutihangana kose kwatuma tutumva ijambo ryawe. Ibindi by'isi byose byatunezeza, byatuma ijambo ryawe ritera imbuto, turabikuramo. Turasenga cyane kugira ngo ijambo ryawe rigerere muri twebwe imbuto zikwiriye intumwa zawe n'abigishwa bawe. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu kandi kugiye kutugira neza. Ijambo ryawe turasenga ngo rihagarike uburwayi bwose muri twebwe mu izina rya Yesu. Gutwazwa igitugu na shitani gukurweho mu izina rya Yesu. Ndasenga cyane ngo buri muntu wese wumva ijambo ryawe hindurwe naryo, yubakwe naryo, kandi imbaraga zawe nyinshi zimubeho. Ndagushimiye ko ushobora byose. Ndagushimiye kuri Imana nyamana. Ndagushimiye kuri Imana ifite imbaraga n'ubutware bwinshi. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye. Amen. Icyigisho cy'umunsi cyitwa Isano, Iruta, Iy'Amaraso. Turasoma uyu munsi muri Luka 8:19 kugeza kwa 21. Haravuga ngo nuko nyina na bene se baza aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kuko abateraniye aho ari benshi. Abantu baramubwira bati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama na bene data naba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Ndasubiramo ati, mama na bene data naba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Aho ni muri Luka 8:19 kuza ku murongo wa 21. Isano, Iruta, Iy'Amaraso. Muri isi dukunda bene wacu cyane, tunakunda abo tubona bafite uruhu rwacu, dukunda n'inshuti zacu. Nyamara dukunda kuvuga ko isano ikomeye ari iy'amaraso. Nyamara ku Mana siko biri. Imana ishimwe. Isano ikomeye ku Mana ni iy'isezerano. Iyi niyo mpamvu nubwo utavutse ku Mana ku maraso nka Yesu, ariko kubw'isezerano ryayo uri umwana wayo. Muri Yohana 1:12 n'uwa 13 baravuga ngo, icyakora cyo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso, cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ibyo biri muri Yohana 1:12 kuza kwa 13. Reka dufate urugero rw'ukuntu isezerano rikomeye kuruta amaraso. Ndakwinginze ubyitondere. Aburahamu yari afite abana babiri bamwitiwe. Imfura yari Ishimayeli, uwa kabiri yari Isaka. Ariko se twibaze, ninde Imana yahisemo gutwara izina n'umugisha wa se? Nuwavutse kubera isezerano ry'Imana, ari we Isaka. Ntabwo nubwo atarawukwiye kuko yavutse ari uwa kabiri, agomba gutwarwa na Ishimayeli. Imana kubera isezerano yahaye uw'isezerano gutwara umugisha. Ku Mana ikiruta ikindi ni isezerano, ntabwo ari amaraso. Yewe na Isaka afite abahungu babiri ku mugore umwe, Esawu na Yakobo. Yakobo niwe wari waravuzwe n'Imana ko azatwara umugisha wa se, kandi koko niwe wawutwaye. Ibyo Imana yabikoreye Yakobo nta burenganzira bifitiye, cyane ko atari umwana w'imfura, ahubwo yabikoreye kubera yuko isezerano ryayo ritahindukaga. Imana ishimwe cyane. Ku Mana isezerano rirakomeye kuruta amaraso. Niyo mpamvu yavuze ngo isi izarangira, ijuru rizakurwaho, ariko ngo ntabwo ijambo ryayo rishobora guhinduka na gato. Ku Mana isezerano rirakomeye kuruta amaraso. Kuki byose n'ibindi byose byakomeje kubaho?
Isezerano ni isano ikomeye kuruta iy'amaraso, kandi nta yindi sano ibaho irusha iyo ngiyo gukomera. Nta bundi burenganzira bukomeye ku Mana bubaho keretse ijambo ryayo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umuntu wese ukomeza ijambo ry'Imana, umuntu wese wumvira ijambo ry'Imana, ku Mana ni umunyacyubahiro ukomeye, ni umuntu Imana yubaha cyane, ni umuntu imbere y'Imana ndetse biravuga ngo ni inkoramutima. Imana ni ishimwe cyane. Ku bw'ibyo byose rero n'ibindi byakomeje kubaho kubera ijambo ry'Imana ari iry'agaciro, ndetse naho Bibiliya ivuga ngo Imana yashyize ijambo ryayo hejuru y'izina ryayo. Muri Bibiliya Yohana ibice 4:24 Bibiliya tubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ibi bishatse kuvuga iki? Imana ntabwo ari inyama, ntabwo ari n'amaraso. Imana ni umwuka, n'umwana wayo si inyama si n'amaraso, ahubwo ni ijambo. Ibyo ni ibikwigisha ko icyagize Yesu umwana w'Imana atari inyama n'amaraso, kuko Imana ise ntabwo ari inyama si n'amaraso, ahubwo icyagize Kristo umwana w'Imana ni isano yagiranaga se, ariyo jambo rya se ryamugumagamo. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ibimwuzuye n'ibyo twese twahaweho, yavuga Kristo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riri muri Kristo niryo abantu bose bagenda bahishurwaho. Kristo niwo mwuzuro w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibi nabyo bibaho uyu munsi, ni nabyo uyu munsi turimo turabona. Imana ibyara abana bayo mu ijambo, ntabwo ibyara inyama n'amaraso. Imana ni umwuka, umubiri wayo ni ijambo. Ubwo rero uwumva kandi akagumana ijambo ryayo niwe wabyawe nayo, uwo niwe mwana w'Imana, uwo niwe ukomoka kuri yo. Ibyo ntaho bihuriye n'amaraso, ibyo ntaho bihuriye n'inyama, ntaho bihuriye n'uruhu. Uko waba usa kose, umwana w'Imana ni ukomeza ijambo ryayo, umwana w'Imana ufite amagambo yayo muri yo. Imana ni ishimwe cyane. Iyi niyo mpamvu ukwiriye gusobanukirwa ijambo ry'Imana kandi ukanaryiza ndetse ukanarikurikiza, kuko ni mu ishusho y'ijambo ry'Imana turimo guhindurwamo. Ishusho y'Imana turimo kuremwa duhindurwamo ni ijambo ryayo, ari ryo Kristo, ari ryo butumwa bwiza turimo kwiga kandi tuzakomeza kwiga. Imana ni ishimwe cyane. Reka dusenge. Turagushimiye Data wera kandi turaguhimbaje. Dushyize hejuru izina ryawe uyu munsi ndetse iki gitondo. Wabanye natwe, waturinze, watugiriye neza. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibeho mu isi nk'uko bibaho. Ndetse tubavuga ngo ibyo ushaka nibitubeho nk'uko bikubaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga, kugira ngo amaso yacu ahumuke, amatwi yacu afunguke, imitima yacu ifunguke, kugira ngo byumve kandi byumvire ndetse bisobanukirwe ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu ntituryumve uko dushaka kuryumva, mu izina rya Yesu ntiturisobanukirwe uko dushaka kurisobanukirwa, ahubwo nk'uko ubishaka ariko bigenda. Indwara zose turazihagarika mu izina rya Yesu. Ubutware bwose bw'umwijima turabuhagarika mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zimanuke kandi zitwarire mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ibyaha byose binaniza abantu bawe bikabaca intege bigatuma tutakumvira turabihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo kandi ndasenga ngo ushaka gukiranukira ibone, ushaka gutungana ibone. Buri wese ushaka ibijyanye no gutungana no kumvira no kugendana nawe byose abibone mu izina rya Yesu Kristo. Niko dusenze twizera koze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turisanga mu Bakolosayi ibice 3:9 kuza kwa 11 havuga ngo ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa cyangwa umusikuti cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Aho buri mu Bakolosayi ibice 3:9 kuza kwa 11. Uwiteka abane nawe, Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka aguhe kugendana nawe, Uwiteka aguhe kumwumvira. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabira ngo Imana ibane nawe kandi guha imbaraga zo gukora ubushake bwayo no kumvira ijwi ryayo.
iteka ryose ukomeze urukundo kandi ukomeze guca bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Ntukananirwe mu nzira, ahubwo imbaraga mvanjuru zikuzure n'umwuka mwinshi w'Imana bigutware. Mu izina rya Yesu Kristo ngusabiye, nanjye nisabira, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.